amajerekani hano mu rugo ntihajyaga hakunda kubura amazi ariko ubundi amazi azagaruka ryari yewe ndanabirandura gukora ubundi mu rugo njye nta kintu najyaga nkora yabaze cyane ambe nawe Gaureza iwacu habaga umukozi nta kintu nakoraga nanga mama umumisha nimba none amazi yanagiye nimba nari guteka mandi gufura gukupa koza ibintu byose nawe ubu nushaka umukozi uzajya umufata gutya umuvunisha nshaka umukozi umukozi nyine azajya abikora no kwihangana umukozi azajya abikora gusa noneho ngo yageze aho shangazi ngagezaho kutugira inama aho rero numva mbuza aho nkumva mbuze n'ahantu njya rwose ariko mama hari ibintu ajya avuga ngo nibyo bikisi bizabona kumurengera gute se shangazi rwose ntabwo tujya duhuza ntabwo duhuza ntabwo twumvikana no kuri pe nyine ubundi mpamvu bivuga nuko nyine nawe ntabwo undi wavuga ko njye rwose njye shangazi mama njye navuye mu rugo n'ubundi bamubwire so urumva ihangane nta n'impamvu yo kuba ngo ihangane nese ubu uri mu rugo ntabwo yakora mu rugo iwacu habaga hari umukozi ubikora byose nabaga nibereye mu nzu ni muri salo nibereye kuri chat none rero dondeye ku nzazange zabaye dondebera kuko tuba tugomba gukora ubwo nyine ari ukundi sana nakundi nyine wabona teta shamwe mwaranagafashe undi sana kugenda mukanayazana amafaranga n'ubwo mutanye mawe ariko ntabwo kigaki turangije tugira uza kubyukira muri ibyo gusa nta kintu uzajya ukora papa ngende ndumva nanirwaye pre wambara ukaza ukajya guteka numva ndwaye ko njya guteka akaba kubeshya mva pre nuko ndarwaye mva ndwaye mu nda umugongo amabere nawe noneho umutwe buranyeshe wambabariye ko danze ndimo gukora ibaba ningukenera nanjye ntuzafashe none reka njye kwiryamira ndaba ndeba ko muri bugiye nimba byanze ndaba ndeba ko muri bugiye batita nabo babitetse sawa reka niki yesu man inyama warutetse wazicayemo izihe nyama se ufite igisebe ku kibuno se basi yesu we ubu nabaye iki ntabwo reka njye kwiryamira nimudateka mu byibure andanye kubibwira mama sha mama Fifi si umukobwa Fifi wicaye mu cyuma byagenze ute ibiryo byapfubye wabuze kujya guteka uraho ngaho uriryamiye gasita mvuye kuvoma ngiye ko nta kintu mama ari bumbaze se uraho ngaho wiryamiye aho kujya guteka ariko se urusaku rwanyu ni umunsi ubu mwajya mureka umuntu akiruhukira ako se mama reka mubaze araryamye mvuye kuvoma ukumva siguhitse aho yiryamiye ubuze ngiye simvuye kuvoma nose ukaza uterura inzu bene aka kagenda nese ubu si dushonje mama twavuze tujya kuvoma kuko mata musohotse gato ugiye akomuna Fifi mwana wa Fifi bit wahishije Fifi mvugisha ndi mama wawe wabaye iki nose ko aryamye hano mune dore waniyandusha ibi nibiki wicaye mu bikisi wabaye iki Fifi nikira mva mukobwa byo kumbwira ikibazo ufite urarwaye ngaho mbwira ikibazo ufite ngaho byuka mbwira byuka ufite ikihe kibazo se binikira niko mukobwa umva Fifi
wagiye mu mihango Fifi wagiye mu mihango kasakumiro niko byuka umbwira ngaho byuka umbwira ikibazo ufite ariko se uramusha ndenye kuzabwirana bw'ino byuka umbwira icara neza umbwira mu nda harimo harakurya nose byakubereye gute ko ndeba ko uyandusha ngaho byuka nkubwira ibyo wabaye nabimenye byuka nkubwira urimo urababara mu nda nyine byuka nkubwira umuti byuka nkubwire ngaho yicara muganirize yicara ihangana ariko ibintu byakubaho uko atari bibaho wenyine ko abakobwa bose babigira ubwo ibyo rero bumva waciye nk'amabere ubu muri hangane nta kibazo niko none se Fifi ibintu ni ubwa mbere bibonye ko mwana we ihangane mwana we humura abakobwa bose barabigira urimo urababara mu nda umva nkubwire mwana wa wagiye mu mihango yewe wagiye mu mihango y'abakobwa nta kibazo umva ntega amatwi nkubwire nyine ubu wagimbutse wabaye umukobwa w'inkumi wabaye umwangavu wakuze mwana wa ariko noneho ndabyiri umva wabaye inkumi ntega amatwi ariko ugabanya ububabare humurerega ibi birakira ibi birakurya umunsi umwe ejo bizaba byakize ngaho mva nkubwire rero dore wagiye mu mihango ntabwo ujya ubyumva se ku ishuri ntabwo babigisha wabaye umwangavu wabaye inkumi wakuze rero ibi bintu byakubayeho humura nta kibazo abakobwa bose bibaho ntabwo urwaye urumva ahubwo umva nkubwire Fifi jya gukaraba nkwereka ukuntu uzajya wifata iyo nuhura n'iki kibazo urabona ko wiyanduje burase buraka ntabwo yabibonye data we mva ngwino nkwereka ngwino mwana we ihangane wakuze disi yewe humura harakira yewe ngibi urabirwara umunsi umwe cyangwa ibintu biraba byakize aho genda ukarabe ibi bintu rero biza buri kwezi bishobora kugaruka ku itariki wabizaniyeho cyangwa se bigahinduranya indi tariki ariko buri kwezi biba bigomba kuza rero igihe wabigiyemo uba ugomba kugira uko witwara kugira ngo utagira umuntu wangamira kandi nta nubwo ari ngombwa kugira ngo buri wese amenye ko ibintu wabigiyemo iri ni ibanga ry'abakobwa rero iyo umaze kubona wabigiyemo urakaraba neza ukisukura warangiza ugafata ikariso ukayifata dore aka kantu nakubwiye ngo ni urupapuro rw'isuku y'abakobwa ukagahambura gutya ukongera ukagira gutya urumva noneho ugashishiraho kano kantu aka kantu rero gutya bimeze niko gafata ku ikariso mbese nka gutya ukagafatisha neza wamara gufatisha neza ku ikariso gutya ukongera ugakuraho kano kantu rero kano kantu ukuyeho noneho ugafata gutya ugahinura inyuma y'ikariso ukongera na kano ugahinira inyuma y'ikariso warangiza ukayambara neza hano bigafata ku kibuno hano bigafata imbere ukagenda rwose wumva nta kibazo uri sefu ntabwo buri bwandure kuko urabona ino ni ishashe agisiba gisigaye rero ni ugucungana no kumenya ko kuzuye ukagahindura kubera ko utagahinduye gashobora gutera ama infection ikindi kakazana impumuro mbi ukaba wabangamira abandi nibura buri nyuma y'amasaha 6 ukwiye guhindura ukambara kandi ukabigenza gutya kuko iyo bitinze bikuzura ushobora gushiduka wiyandusha buri wese akamenya ko uri mu mihango ntukazagira ikibazo rero muri iyi nzu rwose utu tuntu tuba duhari nugira ikibazo kimeze gutyo ujye umbwira kandi ibi byo kuribwa mu nda kubabara amabere kubabara umugongo ni ibimenyetso byabyo twese turabigira urumva ntukagire ikibazo ubu rero urumva waciye nk'amabere kubera ko wagiye mu mihango abaye inkuru umva nkubwire shere iyo umukobwa rero yagiye mu mihango igikurikira ukirinda abahungu kubera ko iyo wagiye mu mihango ni ikimenyetso ko uwo wakuze uba ushobora kubyara n'umwana rero nigira iba ryamenetse n'intanga ngo riba yasohotse iyo uhuye rero n'umugabo igikurikiraho ni ugusama mwana we ntuzankoze ibara uramenye rwose
urumva kandi rwose buriya na batata bazajya babikuganirizaho nta kibazo nizere ko bakurutaho babizi ikindi ugakuyemo urakazinga neza ntabwo ujugunya aho ubonye urumva iri ni ibanga ry'abakobwa urakapfundikira neza ukagenda ukajugunya mu bwiherero bw'umwobo ntabwo ari byiza gushyira muri wa musarane w'amazi kuko byatuma uziba urumva ntukandarike ibintu byawe ubonye tuzi ko ibintu bashobora no kubigeraho yego uramenya ugira ibanga ibintu byawe ntukabyandarike ikindi byazana impumuro mbi ugasanga abantu barakwinuba urumva wumvise ko ugomba kwirinda abahungu mama nabyumvise mwana wa ngize imana rwose mbashije kubona aya mahirwe yo kubikumenyesha nihagira umuhungu uzajya ushaka gushuka ujye wibuka ibintu nakubwiye sibyo bwakira genda wambare akana kakwigishirizagaho hano harimo kandi genda witegure wambare neza ntihagire umuntu ntonge no kugaragaza ububabare biraza gushira sibyo n'ibyanga kandi bigakomeza kukubabaza ubwo ngubwo turabikunda ukuntu tubigenza akoze sawa